arakirambura amagara bingenza arabagira ati iki kintu murabona gishushanije iki baravuga ati ni inzoka ati ibitugu byawe byari biremereye ati nagiye kubona mbona inzoka itwizingiyeho mu ijosi ati ibitugu byawe byari biremereye cyane 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 kuko nari mbizi kandi nari nje mbivuga wa mudamu nari ndangije kubyongorera ku ruhande arumirwa aratangara turabasuhuje inshuti bakunzi ba Holy TV Rwanda kandi tubahaye ikaze turabishimiye muri uyu mwanya tugiye kumvamo ubuhamya bw'ibitangaza Imana yakoreye umwe mu batumirwa dufite kuri uyu munsi wa none kandi tubibutsa gukora subscribe mu waba utari wayikora kandi nanone ntibagirwe gusangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo bironkere ibyakiza ubugingo bwabo. Tubahaye ikaze rero mwese turatangira tubaza umutumirwa wacu amazina kugira ngo abadukurikiye mbashe gusobanukirwa uyu ninde tugiye kuganira. Watangira ubwira. Murakoze, nitwa Butoyi Liliane, ndo mudamu ndubatse, mfite abana 4 n'umutwaro umwe, sengera muri Holy Spirit Church in Rwanda. Umushumba wanje ni Bishop Mozarine. Ngiye kuvuga ubuhamya bw'imibereho uko Imana yagiye ikora ibitangaza, isezeranya amasezerano nyuma yaho ikaza kuyasohoza. Wadufasha ugatangira ubwira abadukurikiye kugira ngo wenda bamenye ese Butoyi yunguyu birumvikana ko yari afite undi muntu bafindimwe bavukiye rimwe mbese impanga. Ese Butoyi yunguyu busanzwe yari hehe, yari muntu ki mu ncamake mbere yuko aza muri Holy Spirit Church? Butoyi uyu nakera kose yarakijijwe, nakijijwe nkiri umwana muto niga muri primaire, nkurira mu Mana by'ukuri, ntabwo nigeze njya mu bintu byo kwishayisha. Ngira amahirwe nasengeraga muri Eperi, nza gukora ubukwe n'umutware wanje Kabayiza Kazimiri, ni naho turi kumwe n'ubu ngubu. Dukora ubukwe muri Des Amis i Kanombe hano ku Gasaraba, naje nje muri Holy Spirit mvuye muri Des Amis. None umuntu udukurikira ashobora kwibaza ese Butoyi ko yarasanzwe n'undi akijijwe ni iki yarakurikiye muri Holy Spirit Church atari yaraboneye mu badezami? Navuga ko nari nkurikiye Imana ivuga, Imana ikora, Imana ikomeye nabonye mu mushumba Umuzarine. Iyo uvuze gutyo uti Imana ivuga kandi ikora, umuntu ashobora kwibaza atari ko hariho n'izindi Imana zindi ubwo ziri ku ruhande? Oya, ibyo ari byo byose amavuta ararutana. Amavuta ararutana? Amavuta ararutana rwose. Mbere hose nasengaga Imana ikomeye, Imana ivuga, Imana ikora. Tuza kwimuka rero, tuva mu gace ko ku Gasaraba tuza hano mu Busanza, ari naho twaje gusengera muri Holy Spirit. Twaje ndumva twaramenyanye muri 2015. Icyo gihe imibereho ntabwo yari imeze neza, ntabwo yari imeze neza ku buryo ari umutware n'akazi yari afite, ari nanjye n'akazi nari mfite, nari mbyaye 3, ibintu bitameze neza, twirirwa mu rugo nta cyo kurya gihari, nta kintu na kimwe, tugasenga Imana ikatubwira ngo nzabikora, ndangije inzara mu rugo rwawe, mwoza imirimo n'ibitangaza, umutware muhaye akazi. Naho ngaho twaje twinjira muri Holy Spirit tubonana na mushumba, ni nawe yatangiye
sengera avuga ati Imana yo mu ijuru igiye gukora imirimo n'ibitangaza mu rugo rwanyu, Imana yo mu ijuru igiye gutanga akazi, Imana yo mu ijuru irangije inzara mu rugo rwawe. Noneho ukomeza watubwira icyizere wari ufitiye Holy Spirit Church cyari gishingiye kuki ko nubundi aho wasengeraga naho hose bavugaga Imana? Icyizere na kera kose nari ngifite kuko na mbere hose narasengaga Imana ikambwira ngo nzakugirira neza. Naje mfite nza ariko hari ahantu ujya ugera hakaba imbarutso y'uko igitangaza cyawe giturika, kandi wari ubyicaranye imyaka ikarangira ari 5, ikarangira ari 10, ikarangira ari 20 kuko ubutazi igihe Imana izabikorera. Ariko wagera aho hantu wareba ukuntu umuntu akwitwararitse cyane, akazamuka imisozi agusengera, akamanuka iyindi agusengera, ukabona we afite urukundo rwinshi rurenze, afite kuguheka, afite kugusengera kugira ngo akabona arakubabaye cyane nk'umubyeyi. Twese turababyeyi, ariko hari ugiye bajye bavuga ngo hari bamwe babyara bakaba nk'abagore, ariko akaba n'umubyeyi umenya umwana arashonje, akamenya umwana akeneye iki niki utarinze no gusaba. Twahuye rero na mushumba atubera umubyeyi pe, atubera umubyeyi. Niyo mpamvu navuga ngo ntabwo nagaya hariya ngo kuko Imana itari ihari, ariko ureba ukuntu umuntu agenda arera uko biba bitandukanye. Yaratwitwararitse kuko naje ndwaye, imibereho yari imeze nabi, n'uburwayi mu mubiri wanjye ntabwo nari imeze neza, kuko jewe ubwanjye ngana gutya ntabwo nashobora kujya ngo ndirangize, ntabwo nashobora kunywa fanta ngo nyirangize, n'ikirayi kimwe cyarananiraga. Tukibonana na mushumba, umutware wanjye niwe wabanje kuza, ari undi muntu wahamuraritse. Uwo muntu mushumba yari yamusengeye, umwana we yarapfuye neza birangiye, bamujyanye kwa muganga, aravuga ati mwirukangane kwa muganga, bamujyana kwa muganga, umwana arakira. Uwo nguwo niwe wadusanze mu rugo twicaye, nababwiye ngo umugabo nta kazi yari afite, nanjye nta kazi nari mfite, twari tubayeho twicara uko nguko umunsi bukarinda bwira, na telefone nta kintu na kimwe, nta n'igiceri cya 5 kiri no mu nzu. Yaraje aramubwira ati ari ahantu nabonye Imana, ari ahantu nabonye umubyeyi, ati reka makurangire. Aramurangira, umutware wanjye niwe wabanje kuza. Akihagera mushumba yaramubonye, aravuga ati hari umuntu bandangiye bararitse hano ari hehe. Asanga yicaye hafi y'ibirenge bye, aramubwira ati ni jewe. Aramusengera, amukuraho ibintu by'inyatsi, amukuraho imyuka mibi yose, ibituma atibukwa, ibituma atabona akazi, ibituma atajya imbere. Ubwo yaraje ni nawe wahise undarika, arambwira ati nabonye Imana pe, nabonye umubyeyi, nabonye mama wanjye, ati rwose atunkundiye, ati kuwa 3 nzakujyaneyo. Basengaga kuwa 4, ariko kuwa 3 wari umunsi w'abinginzi. Icyo gihe amusaba rendezvous, icyo gihe twarazananye, niwo munsi wa mbere twabonanye na mami, aradusengera turataha. Kuwa 4 nibwo naje. Kuwa 4 nje nibwo Imana yamukoresheje, aramubwira ati terura umudamu wawe. Aranerura, aravuga ati umudamu wawe indwara zigiye kumuvaho akire, ati kandi umudamu wawe azabyibuha yongera arye, ati ntabwo uzongera kandi kumuterura. Nukuri byari bimeze nabi, kuko icyo gihe no kugenda byarananiraga, sinashobora no kuzamuka, akantu kakazamuka gato nubwo kabaga ari kuzamuka n'iminota 2, nahoraga nzamuka ngiye imbere, nawe akansunika inyuma mu mugongo kugira ngo mbashe guterera ukuguru. Mushumba aransengera amanywa na nijoro, Imana ikajya ivuga ati ndabirangije, Imana ikajya ivuga ati nzamubyibushya. Ntabwo naje ngana gutya, nari muto cyane kuko no kugenda byarananiraga. Nahoraga numva nahora ndyamye, kandi ntabwo zari indwara ngo ni malaria cyangwa ngo ni igifu, mu nda hanjye mwumva ndi muzima, ariko nagiraga ikintu kimeze nka barriere hano munuze mu muhogo, kuko sinashoboraga no kurya n'amafurusheti 2. Numvaga bindambiye, natumira nk'abantu nkabona bararya, numva ndi kubareba nk'ureba umupira kuri televiziyo. Ariko uko bukeye nuko bwije, Imana igenda ikora ibitangaza, aransengera cyane. Imana
nkajya mbona noneho nangiye kumva nshonje, nangiye kumva nshaka ibiryo, nangira kurya, nanjye ubwanjye ndatangara nkabona ngiye nk'isahani ndarangije, ndatangira ndavuga nese hahandi koko hari Imana, nangira kugira imbaraga. Twajya tugenda noneho akavuga ati noneho usigaye undusha intambwe, ariko ntibyarangiriye aho ngaho. Maze gutora akabaraga nibwo naje gukubitwa n'ihembe, nangira kuruka amaraso, nakora nakira ngakira amaraso, naruka amaraso akaza. Ihembe ubwo byari bigenze bite gute? Ni imyuka mibi, kuko nanjye nagiye kubona shiduka mbona naruka nkaruka amaraso, kuko yari yarabaye nk'umubyeyi we. Yamuhamagaye ndumva yamuhamagaye nka saa sita z'ijoro, aramubwira ati rero ati mama Kefa ati nubwo atabikubwiye ati ariko ndabona atameze neza. Nabanje kubimuhisha nkagira ngo wenda birarangira, byabaye ari ku manywa ari ku kazi, nkagira ngo birarangira. Nza kuruka noneho ahari anega akadobo asanga ni amaraso. Aramuhamagara arambaza ati se ati wahamagaye mushumba? Ndamubwira ntabwo namuhamagaye. Ati se kuko utamuhamagaye? Ndavuga nige nari nzi ko biri buze kurangira. Aramuhamagara arabimubwira, aransengera. Mushumba yaransengeye, aranampamagara ku manywa, ndaza. Bari bafite icyumba cy'amasengesho anyinjizamo, arambwira ati ngaho nushaka kuruka uruke hano mu cyumba cy'amasengesho, ati nta kibazo turahakoropa. Uwo munsi yaransengeye, isoko y'amaraso irakama. Icyo ni igitangaza nabonye. Amaraso arangira, ni naho umwuka yaje guhanura avuga ko byari ihembe. Amaraso ararangira, mbona igitangaza pe, ndakira. Nibyongeye no kugaruka ukundi. Nyuma yaho naje kugura agatambara, nk'uko ushobora kugura agatambara ko mu mutwe. Nagura duye n'umuntu urimo kubuzunguza agatambara, ndakagura agatambara nkajya nkitega ngiye gusenga. Agatambara kaba agatambara, numva nta kindi gitambara nakoresha. Yawe nkanakamesa mu gitondo, nimugoroba kumaga vuba cyane, nimugoroba nkagakubita mu runuze mu mutwe, kuwa kane nkajya gusenga. Ariko uko nkambaye nkajya numva ibitugu biremereye cyane cyane. Nakambaye hafi umwaka wose. Tugiye gusenga hari ku munsi wa kane, ubwo naragafashe ndakambara ngashira ku mutwe, manutse numva ibitugu biraremereye cyane, numva sishobora kunama, sishobora guhindukira. Ngenda nivugana mu muhanda ndavuga ngo Mana, hari ahantu warankijije, hari ahantu nabonye Imana, iki kintu uza kubwishura, ese iki kintu ni bwoko ki? Ndagenda tujya gusenga, hari muri 2016 nibwo twari tutangiye kujya muri iriya sare. Twari twicaye hasi, yewe n'umudamu twari turi kumwe, naramubwiye ariko genda ndumva ibitugu bitameze neza. Ngirangiza kubivuga mushumba arandeba, andebye arambwira ati icyo kintu ufite mu mutwe ni igiki? Ndamubwira ni igitambara. Ati gikuremo. Igitambara ngikuramwo, ngikuyemwo arakirambura, amagara bingenza, arabagira ati iki kintu murabona gishushanyije iki? Baravuga ati ni inzoka. Ati ibitugu byawe byari biremereye. Ati nagiye kubona mbona inzoka ikwizingiyeho mu ijosi. Ati ibitugu byawe byari biremereye cyane, kuko nari mbizi kandi nari nje mbivuga. Wa mudamu nari ndangije kubyongorera ku ruhande, arumirwa aratangara. Icyo gihe mbona igitangaza cy'Imana. Bahise bagafata ugatambara bagahereza undi muhanuzi, ajya kugatwika. Nahanyize ibitugu ntabwo byongeye kandi kundya. Nagira gutya nkumva noneho ndi guhindukira, ndakira. Mbona igitangaza cy'Imana. Nagiye mbona ibitangaza by'Imana. Nyuma yaho naje kurwara urubavu rurange cyane, nkajya numva akantu kagasonga gatikuyemo imbere. Twari turi kumwe n'abinginzi, nanjye ndi umwinginzi, ndababwira ni urubavu rumeze nabi cyane. Twatashye nashobora kugenda. Twajyaga tujya ahantu hepfo hariya munuze Nyarugunga, ahantu twajyaga tujya gusenga. Icyo gihe ntabwo nagiye, hagiyeho umutware wanjye. Akihagera Imana yishura byinshi, iravuga ngo umudamu wawe Imana iramukijije. Ati ni ikintu bari bamuteze kimeze nk'umutumba w'insina, atariko ni ihembe ginjiye mu rubavu rwe. Ati kandi wari gusanga agenda yunamye, ati ku buryo yari no gupfa. Icyo gihe mbona igitangaza cy'Imana, kuko yaraje ageze mu rugo, naje kumukingurira ko kungenda nunamye.
abibonye kuko we Imana yari yabimubwiye arumirwa aratangara. Ngenda mbona gukora kw'Imana, Imana iza kumereza imbaraga, nangira kujya ndya nk'abandi, umubiri wanjye uba muzima. Iyo nzoka Imana ikura ku mutwe wanjye nabizi, inyiza ayo maraso, iranyiza pe. Ubu navuga ko ndi muzima, ndarya, mfite apeti, ngenda niyongera kuko mbere nari mfite ibiro nka 30, ariko ubu ngubu Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, ndimo kugenda niyongera. Ibyo Imana yagiye ivuganye nanjye ndi kugenda mbibona, bwa bukene na yanzara koko uko Imana yari yabivuze kwirangije inzara. Nari mfite n'amarira menshi cyane muri je, ariko mushumba aramfata aramumuriza, ashira mu gituza, arambwira ati amarira yawe arangiriye hano, Imana ikora ibitangaza. Nababwiye ko twaje n'umugabo adafite akazi, umugabo aza kubona akazi, abana twari twaratandukanye nabo kubera ubukene, abana baza kugaruka. Imana yari yaransezeranije ko abana baziga mu bigo bikomeye, tuvugana abana 3 biga mu bigo bikomeye, atari imbaraga zanjye, atari amafaranga y'umugabo, ari Imana yonyine nabonye muri Holy Spirit. Rero navuga nkomeza n'abandi bose yuko Imana ikora, Imana igusezeranije iragusohoreza. Umwana umwe yishura 250, n'undi ku gihembwe, n'undi 250, n'undi 250. Ibyo Imana yavuze natanga ubuhamya yuko Imana isohoza. Nubwo buhamya naringiye kubabwira bw'imibereho yuko Imana yanyijije, ikanyiza, kandi ikazana n'amahoro yuzuye mu rugo, ikazana ibiryo, ikazana minervare z'abana, ikazana amashuri. Yewe twabonanye na mushumba nashobora no kukodesha inzu, kuko n'ahantu twari turi bari baranatwirukanye kubera ko twari tumaze umwaka n'akazi n'amafaranga yo kwishura. Ariko uyu munsi wa none amafaranga araboneka yo kwishura inzu, imibere irimo kugenda ihinduka, Imana irimo kugenda ibikora. N'ubwo buhamya naringiye gukomeza abandi bakomere mu mwami, basenga Imana, bihangane. Icyo Imana yavuze izagikora kuko Imana igisohoza, kandi kuko Imana ikomeye kuri imirimo n'ibitangaza. Murakoze. Amen. Urakoze cyane. Ahangaha byanteye kwibaza, nsubiye inyuma gatoya. Reba, urashoboraga kurya yewe n'ikirayi kimwe, ari ikintu cyoroshye cyane kugira ngo umuntu abashe kukirya, n'imyumbati cyarakunaniraga yewe n'igirika kunanira. Iyo usubije amaso inyuma gatoya wumva ibyo byaraterwaga n'iki? Ese aho ibyo ngibyo byo nta sano byari bifitanye n'ibyo bagutegaga birimo amarozi n'ibihembe n'ibyo ngibyo? Ndumva byari bifite isano, kuko umuntu yari muzima ntago byakunanira kurya. Ariko ukuntu numvaga umubiri wanjye wari umeze nk'igiti, numvaga nta apeti nimwe, nta kintu na kimwe wambwiraga ngo nifuza kurya ngo nakubwira. Wakundi umuntu avuga ngo wenda ngo giye nkunda icyayi, giye nkunda umuceri, giye nkunda ubugari, nta kintu na kimwe numvaga nkunda mu buzima. Urakoze cyane. Ubushize nahuye n'umuntu mu buhamya arambwira ati kera iyo najyaga mbona abantu b'abakire batambuka bagenda mu modoka, ngiye naburaye, nzarimereye nabi, nta shinge, nta rugero, nta n'umwenda afite wo kwambara, ati numvaga nasaba nibura ko iyo modoka ibahirika ahantu, nibura bakamenya ko nababaye. Ese uko biri kose wajya kubona n'abantu b'abakire, abantu bameze neza, bafite ingo ziryoshye, ese waburaye cyangwa ufite n'ibindi bintu bikubogamiye nk'ibyo ngibyo, we wiyumvaga ute muri icyo gihe? Njye nakomezaga ndeba Imana, kuko ntabwo narebaga abantu, nakomezaga ndeba Imana. Kandi mu mutima wanjye sinjya ndeba ngo uyu afite iki, kuko agifite ntacyo mfite ngo numve ngo Imana wenda ngo ikimwambure. Kuko nakubwiye ko numvaga ko nakwifuza no kwicara ahantu abantu bari kurya, basi mbirebe ndebe, kuko nabirebaga bimeze nkaho wagira ngo bo bari n'imikino. Gusa nkabaza Imana, ese Mana nanjye nzarya kuriya? Nzicara umunsi umwe nje, Imana ikambwira ati ni ukuri izaguha apeti, kandi uzarya nawe uzabona ari byiza. Nakomezaga negereje rero ibyo Imana yagendaga imbwira,
kandi uko bukeye nuko bwije Imana yakomezaga imumuriza ikamumuriza, kandi uko bukeye nuko bwije Imana yagendaga inyiza ngayo nguko. Turabashimiye mwe mwari mudukurikiye, ariko ubu buhamya bubabera ikigero cyiza cyo kwihangana no gukomera, kandi nuhura n'ibibazo ntukivovotera Imana. Bajye bavuga ngo izahabu nziza igeragereshwa umuriro. Ahari nawe waba uri mu kugeragezwa, ntuzitotombe, nawe uzihangana, Imana izagusubiza. Nawe yarashubijwe kandi murabona ko ameze neza. Mwakoze kudukurikirana, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Johnson Mucyo, mukomeze mudukurikire kuri Holy TV, kandi mukanda subscribe, ari nako mukora share ku byigisho byose.